Bene data muri Kristo Yesu ndabasuhuje, Uwiteka duhana umugisha. Mureke dushimire Imana yaturinze tukaba tugeze muri uyu mwanya wo gusangira ijambo ryayo turi bazima. Tugiye gufataniriza hamwe kwiga ikigo gifite umutwe uvuga ngo rinda umutima wawe we kwinangira. Rinda umutima wawe we kwinangira. Twari dupfuye twishwe n'ibyaha, Yesu aratugoboka, aradutabara. Kuko Imana yaduhaye ubugingo bw'umwana wayo nk'ingurane. Mu by'ukuri, iyi ni impano ihebuje Imana yohereje inyokomuntu ku musaraba. Iyo turebye tubwirwa yuko ijambo ry'Imana ari ryo ritweza kandi rikadutunganya, kuko Imana yaduhaye ubugingo kandi ubwo bugingo bukaba buri muri Kristo Yesu. Ku bw'ibyo rero, ufite Kristo aba afite ubugingo, kandi ubwo bugingo bushya bukomoka muri Kristo, kuko utamufite nta bugingo afite. Twicishije bugufi mu mitima dushimye. Turagushimye Data wera kubw'urukundo wadukunze rutangaje, rutagerwa, rutagereranywa, bwo kubona twacumuye ntutureke, ahubwo ukaducungura kandi ukaducunguza igiciro gikomeye. Kristo yasheshe amaraso ye ku musaraba ku bwacu, igihano twagombaga arakitwikorerera, maze aratuguranira. Yari umukiranutsi, ahanirwa gukiranirwa. Twe abakiranirwa tugirirwa ubuntu bwo gutsindishirizwa n'ubuntu bwe, kugira ngo twitwe abakiranutsi kubw'urukundo adukunda. Warakoze Mana rero kutugirira ubwo buntu. Turakwinginze kugira ngo imbaraga ya Mwuka irusheho kubana natwe, dushoboze ibyatunaniraga, kugira ngo tubashe kuba abaragwa by'iteka ryose. Tubyambaje mu izina rya Yesu, amen. Mu ruhande rumwe dufite amahoro ku Mana, dufite ubwishingizi bw'agakiza, tuzi uwo twizeye kubw'uko hazaza hacu hazaba ari heza bitangaje. Ku rundi ruhande ariko dufite umubiri urwanya ubugingo bushya. Niyo mpamvu dukwiriye kwiga kugendera mu mwuka no kwemerera Kristo akagaragarira mu mibereho yacu, tutagikoresha imbaraga zacu, ahubwo imbaraga z'Imana arizo ziduhesha agakiza. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, igice cya 1 umurongo wa 4, haratubwira ngo muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Naho Yohana ibice 12 umurongo wa 46 akatubwira ngo naje mu isi ndi umucyo, kugira ngo unyizera wese ataguma mu mwijima. Imana ishimirwe ubwo buntu twagiriwe bwo kuvirwa n'umucyo, kandi uwo mucyo ari we Yesu Kristo uvira muri twe. Nituba muri uwo mucyo, tuzaba dufite amahirwe yo kumurikirwa. Uri mu mucyo ntabasha gusitara, habona tubona ubugingo buhoraho, tudasitaye ku mateka n'amategeko y'umucunguzi wacu. Iyo Imana igusanze, kuko ariyo ifata iya mbere kuza kudushaka, kuko nk'uko bivugwa ubuke ko intama atarishaka umwungeri, ko ahubwo umwungeri ari we ujya gushaka intama yazimiye, niko n'Imana iza kudushakashaka mu gukiranirwa kwacu, ikatwoherereza imiburo y'uburyo butari bumwe, kugira ngo tubashe gusubiza agatima impembero, tugaruke kwa Yesu. Iyo niyo shusho nyayo y'isezerano rishya. Imana iradusanga, ishobora kugusanga binyuze mu wundi muntu akakubwira ubutumwa bwiza, cyangwa se ukareba imigenzereze ye, ukagira inzara n'inyota yo kumenya umuyobozi umuyobora uwo ari we. Yagusanga kandi ikoresheje ibitabo, yenda usomye imirongo yo muri Bibiliya ikakubaka, ikagufasha, cyangwa ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi. Ubasha no kumva inkuru y'agakiza utazi gusoma, ukaba wabyumva kuri radiyo, cyangwa se kuri gahunda ya televiziyo, cyangwa se kuri telefone utunze, n'ibindi bikoresho ibyo ari byo byose Imana yanyuzamo, byaba bifatika cyangwa bidafatika, ariko ukamenya neza yuko idushaka.
igafata iya mbere ikakubwira, ikuburira imiburo, inakwereka aho igihe kigeze, ikadutunganiriza inkuru nziza y'agakiza ikoresheje ubuntu bwayo butangaje. Itubwira ko igihe twari abanyantege nkeya, tudafite Imana, tukiri abanyabyaha ndetse turi abanzi b'Imana, Imana yatwunze nayo kubw'urupfu rw'umwana wayo. Niyo iza kudushaka, niyo yishyuye ikiguzi cy'umwana wayo yatanze ku musaraba w'isoni, igihano cyagombaga kuba kuri twe, akakitwikorerera kugira ngo tuzabone ubugingo buhoraho. Imana itugirire neza rero, dushoboze kubera amaso ubugingo bwacu, turinde kurangara, kuko iyi minsi ni mibi. Aha tuhabwirwa umugani w'umwana w'ikirara uboneka muri Luka ibice 15, ndahera ku murongo wa 11. Ngo kandi arababwira ati, hariho umuntu wari ufite abahungu 2. Umuhererezi abwira se ati, data, nk'umugabane w'ibintu unkwiriye. Nuko agabanya umutungo we. Iminsi mike ishize, umuhererezi ateranya ibintu bye byose, aragenda ajya mu gihugu cya kure, yayisha ibintu bye ubugoryi bwe. Abimaze byose, inzara nyinshi itera muri icyo gihugu, atangira gukena. Aragenda ahakwa ku muntu wo muri icyo gihugu, amwohereza mu gikingi cye kuragira ingurube. Yifuza guhazwa n'ibyo ingurube zaryaga, ariko ntihagire ubimuha. Nuko yisubiyemo aribwira ati, abagaragu ba data ni benshi, kandi bahazwa n'imitsima bakayisigaza, naho jyewe inzara insinze hano. Reka mpaguruke njye kwa data, mbwire data nti, data, nacumuye ku yo mu ijuru no mu maso hawe, ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe, mpaka mbe umugaragu wawe. Arahaguruka ajya kwa se. Agituruka kure, se aramubona, aramubabarira, arirukanka, aramuhobera, aramusoma. Uwo mwana aramubwira ati, data, nacumuye ku yo mu ijuru no mu maso yawe, ntibinkwiriye kwitwa umwana wawe. Ariko se abwira abagaragu bati, mwihute muzane vuba umwenda uruta iyindi, mumwambike impeta ku rutoki n'inkweto mu birenge, muzane ikimasa kibyibushye, tukibage turye twishime, kuko uyu mwana wanjye yari yarapfuye none akaba azutse, yari yarazimiye none dore arabonetse. Nuko batangira kwishima. Imana ishimwe ibintu bitangaje itugirira, kuko twabonye ko Imana ari iza kugushaka, nk'uko umwungeri ari we ushaka intama, intama atari ishaka umwungeri. Icyo intama ikora ni ugutamatama kugira ngo umwungeri amenye aho iyo ntama iri. N'uyu mwana w'ikirara yagize atya, yahishe ubutunzi bwakamugirira umumaro, ubugoryi bwe amaze kubwayisha bushize, arasonza. Byari ikizira ko umuyuda akora ku ngurube, ariko noneho yifuza guhazwa n'ibyo kurya ingurube zasigaje zitajya zisigaza nabyo, kandi ntiyabona ubimuha. Nuko umwuka w'Imana kukugera hose, umwuka w'Imana umugera ntawagera kure, aho ukuboko k'Uwiteka kutashyikira, maze yumva ijwi rimureshya yuko akwiye gusubira kwa se. Asubiza agatima impembero, yibuka ko kwa se abagaragu b'inyuma barya bagahaga, bagasigaza n'inzara ikabimutsinze mu ngurube. Areka kwinangira. Turabwirwa ngo rinda umutima wawe we kwinangira. Amaze nubwo yasize ahemutse, arahaguruka aza kwa se w'imbabazi. Niko natwe tujya kure y'Imana, tugakora ibyangwa n'Imana, tugasigara dusangira n'abasinzi, n'abicanyi, n'abarozi, n'abagizi ba nabi buryo butari bumwe. Ibyo byaha byose tukabyigaraguramo, kandi muri byo nta gakiza, nta n'amahoro tubiboneramo. Twamara kujuganirwa,
aho kugira ngo duheriye tuvuga duteye isoni no gusubira kwa data, dukwiye kugira ubutwari bwo kutanangira imitima yacu, tugahaguruka tukagera kwa data. Nk'uko uyu mubyeyi yabonye umwana we, yahoraga areba aho yanyuze arenga agenda, yahoraga ahatumbiriye, agiye kubona abona arahahingutse, kandi umwana yari yarahinduye ishusho, urusatsi rwaramushokonkorokeye ku mutwe, ibyanwa byaramurenze, imyenda ye yaramushiriye, hari ibicocero by'ibizinga by'inshabarishabiri binuka isayo yo mu ngurube. Ariko se urukundo yakundaga umwana we, atitaye kuri uwo munuko, atitaye ko asigaye asa, yaramubonye aramumenya, arirukanka aramusanganira, aramuhobera, aramusoma n'uwo munuko we, yikuramo mwitera, arawumupfukapfuka ngo abo hanze batabona isoni z'ubwambure bwe. Amaze ahamagara abagaragu, arababwira ngo nibihute, si no kugenda buhoro, no kwihuta, bakazana ibyiza byo kumwambika umwenda mwiza uruta iyindi, bakamwambika umwenda mwiza uruta iyindi, kandi bakambara n'urupeta ku rutoki, bakamuha n'inkweto mu birenge, bamukarabije, bamwogoshe, bamusize, bamugize neza. Kandi ntibyaba ibyo gusa, arababwira ati mugende muzane n'ikimasa kibyibushye tukibahe, tunezerwe, kuko umwana wanjye yari yarapfuye none arazutse, yari yarabuze none yarazimiye none arabonetse. Ni byiza ko twishima, nguko uko Kristo wadukoye amaraso y'igiciro cyinshi ku musaraba w'isoni, ababazwa no kubona twayisha ubuntu twagiriwe, ubugoryi bwo muri iyi si, akababazwa no kubona tutamenya urukundo yadukunze n'uburemere bwarwo, n'umuremere bw'umubabaro yagize, kugira ngo aducungure, atuguranire, ahari ugukiranirwa kwacu hahindukiye gutsindishirizwa n'amaraso y'igiciro cyinshi yasheshe ku musaraba. Ariko iyo twisubiyemo, umwuka wera akatureshya mu buryo bumwe cyangwa ubundi, nk'uko twabibonye yuko adushakashaka akurikije umuntu wakubwira inkuru y'agakiza, cyangwa ibyo wakumva kuri radiyo, cyangwa ibyo wakumva kuri telefoni, n'ahandi hose wabyumva, ubasha kumva iyo miburo. Nubwo waba utazi gusoma, ubizi ubyisomera mu byanditswe byera, niyo mahirwe yo kumenya gusoma. Kandi dukwiye gusoma ibyanditswe byera uko bukeye bukera, kuko niho tuvana igitsi ku mutima gituma dukomerera mu buntu bw'Imana, ntitwirare, ntitubure igihe cyo gusoma no gusenga. Nuko arirukanka, akimubona arirukanka, aramuhobera, aramusoma, atitaye ku munuko we. Niko ijuru rinezerwa iyo ribonye umunyabyaha agarutse mu nzu y'Imana, maze bakanezerwa, kuko uwari wahabye ahavutse, uwari wazimiye agarutse. Imana itugirire neza kugira ngo itubashishe kugaruka, kuko mu buryo bugaragara umwenda mwiza bamwambitse no gukiranuka kwa Kristo, impeta ni ukubana n'Imana by'iteka ryose, inkweto n'ubutumwa bwiza bwo kubwiriza amahanga yose. Kuko iyo wakiriye Kristo akaba ari muri wowe, waba uvuze abantu babona Kristo ukurimo, waba utavuze, igihagararo cyawe, imigendere yawe, imibereho yawe igenda igaragaza Kristo. Kubw'ibyo ubutumwa bwiza bukabwirizwa mu mahanga, n'abakubonye bakamenya ko wahindutse, nabo bakagira inzara n'inyota yo guhinduka, n'ubwo icyitegererezo ari Kristo ukurimo. Imana itugirire neza, idushoboze kuba mu ruhande rw'Imana no kumva imiburo, tubuze imitima yacu kunangirwa, ahubwo twumva imiburo tubugurirwa, maze duhindukiye tumara amaji. Ko gutsindishirizwa ni umurimo ukorwa mu kanya gato cyane. Ako kanya dushyize kwizera kwacu muri Yesu Kristo, tubarwa nk'intungane ku Mana, nk'uko tubibona mu Baroma ibice 3:24. Turebe Abaroma ibice 3:24. Haravuga hati
ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Ubwo buntu tubonera ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo, uwo mwanya duhabwa impano y'ubugingo bw'iteka ryose. Ariko ubwo butungane ntabwo buba muri twe ubwacu, ahubwo buba buri muri Yesu Kristo. Niba dufite Yesu Kristo, dufite impano y'Imana y'ubutungane bwuzuye, nta kiguzi dutanze, ariko ubw'ubuntu tugiriwe n'Imana tugahita twezwa. Imana rero ituba bugufi, nimureke twumve kandi tubashe kumvira imiburo duhabwa n'Imana, bitume tubasha gutegerezanya ibyiringiro kuzabana n'uwo mucunguzi wacu. Ni ahacu kubera amaso ubugingo bwacu, tukabuza imitima yacu kwinangira, kuko igihe gikomeye kituri imbere kidutegereje, kandi kizanyurwamo uwambaye yahindanye. Ubwo icyo gihe cy'umubabaro ukomeye kizaba kigeze, umurage wa buri muntu uzaba waramaze kugenwa. Nta gihe cy'imbabazi kizabaho ukundi, nta kugirirwa ubuntu kw'abanga kwihana kuzabaho ukundi. Ikimenyetso cy'Imana kizaba cyashyizwe ku bana bayo, naho abanze kwihana bazatambukwaho batambutsweho ubutazongera gusubiza Imana amaso inyuma. Abantu benshi ni abumva guhamagara kuzuye imbabazi, maze bagakomeza kubikerensa no kubyirengagiza. Ariko ni bake bakira ikimenyetso cy'Imana ihoraho kandi bakicisha bugufi nk'abana bato, kugira ngo babashe kwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Nyamara kandi iki ni cyo gihe cyo kwitegura. Ni iki gihe cyo kwitegura, ntidukomeze kuragiriza tugira ngo hari ikindi gihe cyiza kizabaho kizaba kirenze iki ngiki. Ntibazigera bashyirwaho ikimenyetso, abanga bwana ntibazigera bashyirwaho ikimenyetso cy'Imana. Ikimenyetso cy'Imana ntabwo kizashyirwa ku ruhanga rwanduye, ntigishobora gushyirwa ku bantu b'abirasi muri ubu buzima, cyangwa se abakunda isi n'ibihendo byayo, cyangwa se abafite iminwa ivuga iby'ubugome n'imitima iryarya. Abazakira ikimenyetso cy'Imana gusa bagomba kuzaba batagira ikizinga mu maso y'Imana. Yesu ari mu rusengero rwe rwera, aracyemera ibitambo byacu by'amasengesho yacu. Abareka gutakamba no gutakira ubugingo bwabo baregushije ishyano. Kwicuza ibyaha byacu, dushaka ko twicuza ibyaha byacu, ashaka kutubabarira ibicumuro by'uburyo butari bumwe, kugira ngo abihanagure imbere y'uko ahaguruka mu buturo bwo bwera. Ubwo nibwo abera bazakomeza kubabera, kuko ibyaha byabo bizaba byaramaze guhanagurwa, maze bazaba barakira ikimenyetso cy'Imana ihoraho. Ariko abakiranirwa bazakomeza gukiranirwa, kuko banze imbabazi z'Imana, bakaba baranze kwitegura igihe kikiriho. Bazabishaka batakibishoboye, baharamba inkuge ya Nowa, kandi Nowa yarinjiye mu nkuge bareba, bakananirwa kwinjira, bagashaka kwinjira nyuma y'igihe, kandi igihe ni igihe, nyuma y'igihe si igihe. Abakira ikimenyetso cy'Imana ihoraho rero kandi bazarindirwa mu Mana uwo mubabaro ukomeye bagomba kuzagaragaza byimaze ishusho ya Kristo, kuko Kristo azaba ari muri bo, ari we ubavugisha mu byo bavuga, ari we ubatsindishiriza, kuko yarabacunguye, ubwiza bwe buri muri bo. Ni ngombwa rero ko imyenda yacu yanduye ikurwamo, maze tukambikwa ikanzu yo gukiranuka kwa Kristo, nk'uko urya mwana w'ikirara yambuwe inshabari kazuzuye ibizinga, maze agahabwa ikanzu yera yo gukiranuka, ari ishushanya gukiranuka kwa Kristo. Kubwo kwihana no kubwo kwizera twahawe ubushobozi bwo kumvira amategeko y'Imana yose, maze
tukazasangwa tutagira inenge imbere y'Imana, kuko twaraburiwe, twahawe amategeko, turaburirwa, tubona inyigisho uko bukeye bukira. Dukwiye kuba abantu bumva kandi bakumvira. Abazemerwa n'Imana ubu baritoza kugira ubugingo bwo kwiyanga, baricuza ibyaha byabo uko bukeye bukira, basabirana kandi basabana umwete muri Kristo Yesu ubaburanira. Bakisengera bo ubwabo, bagasengera bagenzi babo, kandi bakirinda kwitura umuntu inabi yabagiriye. Nta muntu n'umwe muri twe uzashyirwaho ikimenyetso cy'Imana igihe cyose imico ye izaba igifite ikizinga cyangwa se umwanda. Inshingano yo gukosora ingeso zacu mbi no guhanagura umwanda wose mu rusengero rw'ubugingo bwacu ni iyacu, kuko ni ahacu. Nitwe tugomba gukora icyo gikorwa, twicisha bugufi, twihana, dusoma, dusenga ubudasiba, kandi tutisabira ubwacu, ahubwo dusabira na bagenzi bacu, kuko igihe kiri bugufi gushira. Abanesha isi bakanesha n'umubiri no ku mwanzi bazagira ihirwe ryo kwakira ikimenyetso cy'Imana ihoraho, kuko babashije gutsinda iby'umubiri wabo urarikira n'iby'umwanzi abashuka. Abo bonyine nibo bazagerwaho n'ikimenyetso cy'Imana ihoraho. Iki kimenyetso ntikizashyirwa ku bafite ibizinga byanduye mu mitima itaboneye yabo. Abakora ibibi bose ntabwo bazakibona, keretse abafite umwuka wo kwihana no kwicuza ibyaha byabo imbere y'Imana. Bonyine nibo bazemerwa kandi bagashyirwaho ikimenyetso cy'uko bakwiriye kurindwa n'Imana ku munsi ukomeye w'urubanza n'akaga gashishana gategereje abanzi b'Imana. Akaga gashishana, abazaba bari mu bwihisho bw'Isumba byose bazarindirwamo baba amahoro masa, maze aba bazaba bataramenye uburyo bwo kwinjira muri Kristo, abo ngabo bazagerwaho n'akaga gashishana. Imana itugirire neza rero, kugira ngo tubashe kumenya kwinjira mu buhungiro bwacu ari bwo Yesu Kristo, turindirwemo by'iteka ryose, dutegerezanye ibyiringiro kuzibanira n'umucunguzi wacu. Amagambo akomeye atubwira yuko twaracunguwe, twaguzwe amaraso y'igiciro cyinshi, kandi Kristo abereye hariya kugira ngo adutabare, adukize, atubashishe kuzabana nawe ubuziraherezo. Reka dusoreze ku magambo aboneka mu rwa mbere rwa Yohana, ibice 5 umurongo wa 11 kugera 12. Urwa mbere rwa Yohana, ibice 5 umurongo wa 11 kugera 12. Haratubwira hati, kandi uko guhamya nuko Imana yaduhaye ubugingo buhoraho, kandi ubwo bugingo bubonerwa mu mwana wayo. Ufite uwo mwana niwe ufite ubwo bugingo, nawe udafite uwo mwana nta bugingo afite. Imana idushoboze kugira uwo mwana w'Imana Yesu Kristo, kugira ngo tube dufite ubugingo. Kandi iyo turebesheje amaso yacu ibizengurutse iyi si, nuko isi yihinduranya umunota ku wundi, ibyahanuwe bikaba bidusohoreyeho, twari dukwiye gucunguza uburyo umwete, kuko igihe ni iki, kugira ngo tube mu bwishingizi bw'Imana bigishoboka, bitume tuzarindirwa muri we. Uwiteka dushoboze kugira ngo Kristo abe mu bugingo bwacu, n'ahacu kwisuzuma imikorere n'imigenzereze yacu, ukibaza ngo mbese ibyo nkora nkoreshwa na Kristo, bikomoka ku isoko ya Yesu Kristo, cyangwa niba atari uko byaba bigaragara ko ukoreshwa n'umwanzi, bikomoka kuri so Satani. Imana itugirire neza, Kristo atarahaguruka ku ntebe y'imbabazi bigishoboka, kugira ngo tubashe guhabuka iyo twahabiye, iyo tugaruke kwa Data, maze twambikwe ikanzu yo gukiranuka kwa Kristo. Nibyo mbasabira nisabira mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen.
twicishije bugufi tugushime. Turagushimye data mwiza, turagushimye Mana ikomeye, dukunda iturinda itubeshejeho. Tugushimiye ko twacumuye ukaducungura. Tugushimiye ko wagiye utwoherereza amagambo y'imbuzi y'uburyo butarimo adukosora mu gihe twaguye mu cyaha twasitaye. Tugushimiye yuko wadusigiye isezerano ry'indemamutima ngo tugutabaze uradutabara, utwereke n'ibikomeye biruhije tutamenya. Ibituruhije n'ibituremereye byose tubirambitse ku birenge byawe kugira ngo duhabwe imbaraga nawe. Tube muri iyi si tutarabisi, turi abagenzi n'abimukira. Gakondo yacu iri mu ijuru dutegerezanije ibyiringiro kuzahibera, tubishobojwe nawe kuko tubyambaje mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu. Amen. Amahoro ya Kristo abane namwe mwese kandi abashoboza ibyabananiye. Murakoze inshuti bavandimwe, mumaze kumva iyi miburo ibagezwaho n'urubuga rw'abahamya ba Kristo. Turashima Imana ku byo ikomeje gukora. Abahamya ba Kristo bafite ibyigisho kuri YouTube. Washyira mu ishakiro ugashakisha abahamya ba Kristo podcast, ndetse wareba kuri Spotify, X, Instagram na Facebook n'indi miyoboro itandukanye. Duharanire twese kuba mu ruhande rwa Yesu Kristo ibihe byose tugihumeka, tuva mu byaha kandi tumwitegura kuko ari hafi kugaruka. Duhitemo Yesu bikiri none kuko ejo atari ahacu. Ushaka kutwandikira wajya ku rubuga www.abahamyabakristo.org, imeri abahamyakristo@gmail.com, kuri telefone guteranya 1-717-856-679. Abahamya ba Kristo twishimira abatubaza ibibazo cyangwa abaduha ibitekerezo. Musangize inshuti n'abavandimwe ibi byigisho. Uwiteka abahe imigisha mvajuru, mukomeze kugira ubuzima buzira umuze n'amahoro biva ku Uwiteka bibahoreho.